iba mu mitima yacu twese nyamara ntitwibuka kimwe kuko ukuri kwapfukiranwe nyuma y'igihe ubu turibuka ku mugaragaro dufite intimba zidutera amarira menshi dufite ishavu ariko kandi dufite ishyaka jenoside ikorerwa abahutu turasabye ihagarare tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve jenoside nihagarare dukeneye ubutabera kuri iyo tariki agatsiko kishakiraga ubutegetsi kashoje ubwicanyi mu gihugu mu kinyoma gikaze ntibyatwaye igihe ikinyoma cya intebe iyo ntebe y'abakomeresheje umugambi wo kurimbura rubanda mu gihugu no mu mahanga twongeye kubasuhuza abanyarwanda namwe banyarwandakazi twongeye kubasuhuza inshuti z'u Rwanda namwe mwese muvuga ururimi rw'ikinyarwanda turasuhuza kandi abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda mu magambo ahinnye ni RBB mu magambo arambuye ni Rwanda Bridge Builders naho mu rurimi rw'igifaransa ni Les Bâtisseurs du Pont Inter-Rwandais none turi kuwa gatanu ni tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 duteraniye mu cyumba cya studio za radio televiziyo RBB ku bufatanye n'andi maradiyo yagize umuryango RBB harimo radio Ubumwe TV, radio Bonheur TV, radio Impinduka TV ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Kuri mugoroba rero dukomeje ya gahunda yacu y'icyunamo cyatangijwe tariki ya mbere ukwakira ejo bundi ku cyumweru gitangijwe n'urwego nyine rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda ni muri ya gahunda yo kwibuka no kunamira abacu bazize jenoside yakorewe abahutu ikozwe n'ingabo za FPR inkotanyi mu Rwanda no muri Kongo ubwo ni uguhera tariki ya mbere ukwakira mu mwaka w'1990 kugeza amagingo aya nkuko rero byemejwe sidi ubitindeho cyane ndagira ngo tubanze twicishe bugufi kunamire kandi twibuke abacu mu gihe nibura cy'umunota umwe bazize jenoside yakorewe abahutu bazize uko bavutse reka dufata ako kanya mbere yuko dutangira tubone gukomeza murakoze cyane abo bose bazize ubwo bwicanyi bazize iyo jenoside nibaruhukire mu mahoro y'Imana kuri uyu munsi rero dufite ikiganiro turi bugezweho n'umuntu n'umushyitsi uri butwibwire mu kanya si ubwa mbere ageze kuri radio televiziyo RBB ariko muri uku kwezi kw'icyunamo ni ubwa mbere ahaje guhera tariki ya mbere ndagira rero ngo ndatinze umushyitsi twatumiye abanze yibwire abakurikiye ikiganiro none namara kubibwira turakomereza kuri mugenzi wanjye turi kumwe mu kiganiro noneho tujye twatangira gahunda y'ikiganiro nyirizina ijambo ni ryawe tuguhaye ikaze murakoze Jean Bosco kumpa ijambo mbanje kubasuhuza ngasuhuza
n'abadukurikiye n'abazadukurikira ikindi gihe. Amazina yanjye ni Rugomboka Jean Damascene, nkaba narakoze kuri iki kibazo cyerekeranye na jenoside zabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo ndumva nabasubiza ijambo kugira ngo ikiganiro gitangire. Ubundi basanzwe bazi kuko hari ibiganiro byinshi nakoze ku byerekeranye na jenoside zakorewe abanyarwanda. Murakoze. murakoze cyane muzehe Rugomboka Jean Damascene ku bushakashatsi mwakoze. Ubwo dushonje duhishiwe mu kanya muri bubive imuzi n'imuzingo mubigeze ku banyarwanda, abanyamahanga n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turi kumwe kandi n'umuvugizi wa RBB cyangwa Rwanda Bridge Builders, ni bwana turi ku nkiko François Xavier mu Burusiya. Bwana François, wasuhuza abakurikiye ikiganiro kandi ugafata umunota umwe ugakora samari cyangwa se ugakora ka resume k'impamvu z'iki cyunamo cy'ukwezi kwa 10 cyangwa se ukwezi k'Ukwakira. Bwana turi ku nkiko, ijambo ni ryanyu. Yego bwana Ngarama, ndamukije n'umushyitsi wacu Rugomboka Yohani Damascene, ndamukije abatwumva bose aho baherereye ku isi hose, ndamukije abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abakongomani, abarundi, abaganda, abatanzaniya, abantu mu karere k'ibiyaga bigari bose batwumva bumva ururimi rwacu. Mbere na mbere rero muri aka kanya twibuka abazize jenoside FPR Inkotanyi yakorewe abahutu mu Rwanda no muri Repubulika ya Kongo yari Zaire. Mbere na mbere twongeye gufata aka kanya kugira ngo twihanganishe kandi dufate mu mugongo ababuze ababo muri ariya mahano yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 1990, akaba agikomeza uyu munsi, kuko turabona ibiri kuba muri Kongo, turabona ubwicanyi bugumye kuba, tutaretse ibiri kuba mu Rwanda, kubera ko buri munsi ziriya nkotanyi zigenda ziroba abantu bakaburira amarengero cyangwa se bagapfa. Nk'uko rero umaze kubivuga, dukomeje gahunda yacu yo kwibuka uku kwezi kwahariwe icyunamo, twibuka tukunamira abazize jenoside yakorewe abahutu mu Rwanda no muri Zaire. Tukaba twaravuze bihagije ku mpamvu igomba gukorwa n'ibikorwa tugomba gukoramo muri uku kwezi. Ni ngombwa yuko tubivuga cyane kandi tugahora tubisubiramo, kuko burya hari abantu n'abasigaye ari bazima, hari abantu bagifite ingorane, bakenewe kumva yuko bafite urubuga bashobora kuvugiramo, bakeneye kururutsa imizigo bafite, kubera ko kuvuga kuri jenoside bifite uruhare rw'ingeri nyinshi. Muri izo ngeri harimo n'ibijyanye no kuvura abagifite ibikomere nubwo inkovu zitarashira. Icya kabiri ni uko ibyo dukora muri uku kwezi biba bigamije gushaka no gukurikira inzira zose zadufasha kubona ubutabera, kugarurira icyubahiro abazize iriya jenoside. Kuko nk'uko tubizi, nizera ko na mugenzi wacu ari buze kubivugaho, kuko neza ko mu bushakashatsi bwe yabivuzeho. Nk'uko tubizi, tuzi yuko hari inzibutso zihari
zirimo abahutu ariko bene wabo bakaba badafite uburenganzira bwo kubibuka ku mugaragaro. Hano rero ni n'undi mwanya wo kugira ngo aba bantu tubereke yuko bagomba guhaguruka bakema bakibuka ababo. Izo ni ingeri z'ibanze, ariko hakaza n'ingeri nyamukuru ijyanye n'intego twiha buri mwaka. Ko nk'uyu mwaka twaravuze ati nimuze twibuke twunga ubumwe. Ibyo rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko tugomba kwishakamo imbaraga, ntiduheranwe n'ibibi byakozwe, ahubwo tukibuka yuko uko byagenda kose tugomba kubaka igihugu tuzaturamo twese, igihugu tuzasigira abazadukomokaho, ariko icyo gihugu kikazaba ari igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu gituwemo n'abana b'u Rwanda bose. Muri make rero akaba ari byo biduhuza, kuko kwibuka kandi no guha icyubahiro abazize jenoside yakorewe abahutu ni ugukora ibintu byinshi nyine bizahuza abana babo, bikabagarura muri gakondo abana babashije kurokoka, ku buryo abo bantu nibamara gusubira mu gihugu cyabo bashobora kuzagarura umuco, bagashyingura abagomba gushyingurwa, bakiriho n'ibikenewe byose kugira ngo bazahore bibukwa iteka ryose, nk'uko umuco wacu wa kinyarwanda ubigena kimwe mu mahanga, kandi ni uko bigenza. Murakoze rero, tugire ikiganiro cyiza, kandi twifurize yuko cyazagirira akamaro ari abadukurikiye nonaha, ari n'abazadukurikira mu bihe bizaza. Arakoze cyane Bwana Francisco Saveri, ni umuvugizi w'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, akaba bariruzwa mu gihugu cy'Uburusiya. Ndumva rero umwanya tugezemo ni uw'umushyitsi mukuru, umutumirwa kuri uyu munsi wa none, ari we ufite n'ubutumwa nyine nyamukuru agomba kugeza ku banyarwanda. Muzehe Rugomboka Jean Damascene, ijambo ni iryawe kugira ngo ushyikirize abanyarwanda ubutumwa wateguye bwerekeranye n'ubushakashatsi wakoze ku bijyanye na jenoside. Ijambo ni iryawe. Murakoze kongera kumpa ijambo, Bwana Jean Bosco Ngarambe. Ni Ngarama, ntabwo ari Ngarambe, ni Ngarama. Ngarama, ya sorry. Nkunze izina ryawe kuryitiranya, cyakora umbabarire, si inshuro ya mbere, menya haratari n'ihanyuma, nkunze ku Ngarama. Ubwo rero murakoze kongera kumpa ijambo, tukaba twatangira ikiganiro cyacu nk'uko cyateganijwe. Jenoside yakorewe abahutu igomba kuvugwaho, igomba kuganirwaho. Njyewe rero ikibazo nibajije ni iki? Bimariye iki abanyarwanda n'amateka yacu? Nibyo mu by'ukuri tugiye kurebera hamwe, noneho tukaza kubona igisubizo nyacyo. Ukuri ni ukuvuga kuganira kuri iyo jenoside y'abahutu, ni ukuvuga ukuri, niwo musingi nyawo ukenewe mu kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza. Murabizi ko umuryango mpuzamahanga wose wibuka jenoside yakorewe abatutsi, bakabibuka mu minsi 100, bikaba bigarukira mu 1994. Nyamara nitumara kureba uko ubwo bushakashatsi bwagenze, turabona ko iby'umuryango w'abibumbye washyize ahagaragara ntabwo ari ko bimeze. Ubwo rero turabirebera mu kuri mu byabaye mu Rwanda. Murabizi ko
ubushakashatsi bwageze ku hantu hakorewe jenoside ndetse nahubatse inzibutso za jenoside. ubwo rero kwibuka nubwo bifata iminsi 100, nyamara jenoside yatangiye mu by'ukuri ingabo za FPR zifatanyije n'iz'Ubugande zinjiye mu Rwanda ku itariki ya mbere y'ukwezi Kwakira. Urebye rero uko imibereho ya politiki muri iki gihe mu Rwanda igenda yigaragaza, ukurikije nuko basobanura ibyo bita definisiyo jenoside, usanga ko ibyabereye mu Rwanda kuva kuri iyo tariki y'ukwa mbere z'Ukwakira muri 1990 kugeza uyu munsi ari jenoside irimo gukorerwa mu Rwanda, ari za jenoside. Rero nagerageje gusa n'ubijyana mu mibare kugira ngo byumvikane neza. Uhera ku itariki ya mbere Ukwakira muri 1990 kugeza ku itariki ya 5 Mata muri 1994, imibare yari imaze kugera muri 52,195. Bijyana n'amatariki iyo ni nuko imibare bishushanyije. urajya usobanura neza iyi mibare ni iy'iki, ni iy'abande? Iyi mibare ni ukuvuga ko ari Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, ntabwo jyewe navanguye, ntabwo bivanguye. Aba ni abaturage bari batuye u Rwanda cyangwa ni iki? Aba ni abapfuye. Iyi mibare ni iy'abapfuye, les victimes. Okay. Kugeza ku itariki ya 5 muri 1994 habarurwa 52,195. Ni ukuvuga ko imibare iravanze, ntabwo ivanguye. Ariko tuzi kuko iyi mibare niyo muri Nord, tuzi umubare w'Abatutsi wari uhari, tuzi n'umubare w'Abahutu wari uhari. Bidufasha rero kumenya uriya mubare icyo uvuze. Uko Abatutsi bari muri Nord ntabwo barenga 3%. Guhera ku itariki ya 6 Mata indege y'umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana imaze guhanurwa, kugeza ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu, ni ukuvuga Kamena, iyo turebye ku matariki ni 557,465. Ibyo nibyo nise victime ba kabiri, victime B. Impamvu nafashe uyu mubare rero ni uko jyewe nshaka kwerekana ko mu gihe bavugaga ko jenoside yabaye mu Rwanda kandi ko umubare ugeze ku 800 na miliyoni, uwo mubare wari utarageraho. Kuko jyewe nkoresha amatariki, ni imibare kandi ijyanye n'amatariki. Hanyuma guhera muri Nyakanga, ku itariki ya mbere Nyakanga kugeza kuri 31 Ukuboza, niho hapfuye abantu benshi. Ni ukuvuga ko FPR yari imaze gukwira igihugu cyose. Hapfuye abantu bageze kuri 506, 566,305. Kugeza ku itariki ya 31 z'Ukuboza muri 1994, abari bamaze gupfa bose ni 1,115,000. Ariko nk'uko mubibona, abapfuye benshi bapfuye ari uko FPR imaze gufata ubutegetsi.
ubibona neza mu mibare no ku ikarita. Abandi baturage bapfuye benshi bapfuye FPR yarageze ku butegetsi, bapfuye muri 95 na gatandatu na karindwi n'umunani 99 kugeza uyu munsi hapfuye miliyoni 1,533,000. Ibyo ni ibihumbi n'abarengaho 72, donc miliyoni 1,533,072 ya victime. Aba ni abapfuye FPR ku butegetsi. Urumva ko abaturage benshi bapfuye FPR ku butegetsi, abo bita interahamwe, abo bita refar, bari bamaze umwaka wose barahunze, bari hanze, imyaka bari hanze. None uyu munsi abasubiyeyo abenshi barapfuye. Iyo tugiye rero mu magambo, tubona ko abaturage benshi bapfuye Byumba, Ruhengeri na Gisenyi hakorewe jenoside. Tukabona indi jenoside yarakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa cumi kugeza ku itariki ya 5, biriya bihumbi navuze hejuru 52. Indi jenoside igakorwa mu kwezi kuva ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 kugeza muri 31 z'ukwezi kwa 12 muri 94. Noneho ubwo FPR imaze kugera ku butegetsi, hakaba hari indi jenoside. waba wihanganye gato Muzehe Rugomboka kugira ngo abakurikiye ikiganiro basobanukirwe neza. Utweretse imibare yo guhera tariki ya mbere Ukwakira kugeza kuri 5 z'ukwa 4 94, watweretse niyo guhera kuri 6 z'ukwa 4 kujya kuri 30 z'ukwa 6, utwereka niyo guhera kuri 31 kujya mbere z'ukwa 7 kugera kuri 31 z'ukwa 12, yose uyiteranyije uduha igiteranyo. Twabibonye aho nta kibazo kuri iyi mibare, ahubwo nageraga ngo usobanurire abakurikiye ikiganiro iyi mibare wayikuye hehe kugira ngo basobanukirwe neza. Iyi mibare ni rosansoma abantu bari kuri tere bangejeje aho nakoranye nabo. Niyo mibare banyoherereje, bayikuye cyane cyane mu ibarura ryabaye mu kwezi kwa 12 muri 94. Indi ni imibare yagiye ibarurwa uko intambara yagiye igenda itandukanye. Indi niyo navanye muri enquête zakozwe. Hari enquête yakozwe na Denis Segi, hari enquête yakozwe na expert ba ONU, hari za enquête nyinshi. Ubwo ni imibare nagiye mfata. Hari n'indi yagiye ikorwa n'abantu bakoze urugamba barimo abasirikare bakoze urugamba mu Rwanda. Urabona nk'igitabo cya Ndikina kirimo imibare, igitabo cya Ntiwiragabo, igitabo cya Judy River, hari Gaspard Musabyimana wayikozeho, hari na Matata, Joseph Matata. Iyo mibare yose ngenda ngerageza gufata imibare kuko hariho amazina. Noneho iyo mbonye izina rimwe, ubwo uwo mubare ngufata rimwe, ntabwo ngufata double, ngufata rimwe. Iyo mibare yose rero nakusanyije nshyizeho ni n'abanketeri twari dufite, nari mfite mu Rwanda, bangejejeho yose nyikusanyiriza mu gatabo nise site
za jenoside za na site de massacre. Ako gatabo karaboneka muri edisiyo Scribe. urakoze cyane rero, ndumva wakomeza. Nageraga ngo abakurikiye ikiganiro batumva ko bumve neza imibare aho wayikuye ku bandi bakoze ubushakashatsi kuri jenoside mu Rwanda, bayanditseho n'abantu batandukanye, nawe hari ubushakashatsi wakoze. Urakoze, ijambo ni ryawe, komeza ikiganiro. Yego, murakoze namwe. Indi jenoside ni iya Kibeho, nayo irazwi. Indi jenoside ni iya Nyakimana, nayo irazwi amatariki. Indi jenoside ni iy'aba intellectuel bapfiriye i Kigali. Indi jenoside ni yakorewe abihaye Imana. Imibare nayo irahari. Indi mibare ni yakozwe, indi jenoside yakorewe abantu injijuke twari dufite mu gihugu, abarimu, abaganga, ukiri aho abagoronome. ngaho muzeru ugomboka bunyihanganiye, nabwo umbabarire, ndajya nkunda kukubaza kugira ngo abakurikiye ikiganiro basobanukirwe neza. Mu ntangiriro watangiye uvuga ku bijyanye n'inzibutso zubakiwe abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Buno uri kuvuga jenoside yakorewe abari Nyakinama, abari Kibeho. U Rwanda rutuwe n'amoko atatu, Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi. Abo bantu byaba byiza ko uzajya uvuga bari mu buhe bwoko. Abo Banyakinama, Kibeho ni Abatutsi, ni Abahutu, ni Abatwa, ni bantu ki? Mwakomeza. Murakoze Jean Bosco kongera kumpa ijambo. Ubwo iyo mibare ndumva nahita nyisimbukiraho muri aka kanya kugira ngo uyumve neza. Kugira ngo wumve imibare neza, ni uko umenya ko Abatutsi bari mu Rwanda bari 590 muri 1994. Nk'abari batuye mu mujyi wa Kigali ni 40,000. Aha ngaha ntabwo nazanye amaperefegiture yose uko biri muri ako gatabo. Aha ni ukugira ngo mwumve uko imibare imeze. Donc natanze urugero rumwe kuri memorial ya Gisozi kugira ngo wumve uko imibare imeze. Memorial ya Gisozi harimo 259. Ubwo rero urumva ko niba muri memorial ya Gisozi harimo 259, Abatutsi batuye mu mujyi wa Kigali akaba byari 40,000, ntabwo bari 259 byaba Abatutsi bonyine, kuko imibare ntigezeho. Ikindi ntabwo Abatutsi bo muri Kigali bapfuye bose, ahubwo umubare w'Abatutsi wapfuye mu Rwanda hose ni muto cyane, nta nubwo ugeze kuri uwo mubare wa Gisozi, kuko ababaruwe muri 1994 mu kwezi kwa 12 ni 280. Tukagerageza kuvuga ko abapfuye bari 300 by'Abatutsi. Niyo mvuga iyo mubare rero, nawe ujye ugerageza kumva pourcentage y'Abatutsi barimo na pourcentage y'Abahutu. Ukuvuga ko Abahutu iyo ukoze pourcentage ya 40, 40 259, pourcentage umva ko iri munsi y'10. Nako bimeze birebye mu nzibutso zose, ariko muri Kigali honyine
ntabwo ari Gisozi ihari, hari n'izindi nzibutso nka Kibagabaga, Nyanza, Kicukiro, Rebero. Iyo mibare yose iyo uyiteranyije usanga iri kure cyane y'Abatutsi bapfuye, kandi mu by'ukuri izo nzibutso zose bakazita iz'Abatutsi, zagombye kuba kwambara irindi zina. Nkeka ko mwebwe iyo muvuze kwizihiza, twita kunamira Abahutu, aba ariho muba mwerekeza kugira ngo ibyakoze bizakosorwe. Ibyo rero bikaba binjyana mu binyoma 8 biri muri izo nzibutso, nza nabyo kuvugaho nihuta. Ikinyoma cya mbere ni uko atari Abatutsi bonyine bari muri izo nzibutso, ahubwo harimo imibare y'amoko yose atuye u Rwanda, ndetse umubare munini akaba ari uw'Abahutu. Icya kabiri ni uko nyine umubare bavuga w'Abatutsi atari wo, barawuhananirije bawuzamura bawugira munini kandi ari mutoya, ahubwo umubare munini wagombaga kuba uvugwa ntabwo uvugwa, ari wo w'Abahutu. Akaba ariryo shingiro ry'uyu munsi, ry'uku kwezi mwavuze muti twibuke n'Abahutu bazize Jenoside, bivugwe kandi bimenyekane. Ikinyoma cya gatatu ni abagize uruhare mu bwicanyi. Aha ngaha nifashishije amagambo twagejejweho n'uwitwa Rutaremara Tito, umuntu ukomeye muri FPR, igitabo cya Kaje Guhakwa Valens, na General Romeo Dallaire na Luc Marechal, bose babivugaho ko abantu bakoze ubwicanyi cyane cyane muri Kigali bari bivanze, harimo FPR nyinshi, harimo inkotanyi nyinshi. Ikinyoma cya kane ni uko bagendera kuri propagande, ntibagendere ku kuri. Bakaba baririmba Jenoside yakorewe Abatutsi kandi atari byo. Ugendeye no ku mibare batanga, imibare akaba atari yo, byose akaba ari ibintu bigomba gukosorwa. Iyo bavuze miliyoni y'Abatutsi ntibikunda, kuko miliyoni ntiyari igezeho, kandi abapfuye twarabamenye, ntabwo bari barenze 300,000. Ikinyoma cya gatanu ni uko ONU ivuga Jenoside y'iminsi 100, cyakora FPR yahise yo ifata guhera ku itariki ya mbere kugeza z'ukwa 10 kugeza itariki 31 z'ukwa 12, ariko ntiyabikosora, ahubwo yashakaga kwikingira ikibaba kugira ngo ibyo yakoze bitamenyekana. Aricyo nise ikinyoma cya gatandatu, kuko ihisha iyo yari muri zone majyaruguru y'u Rwanda, ushyizemo na zone bitaga zone tampo, aho hose hari inzibutso za Jenoside, ikaba yarabihishiriye. Ubwo rero ni itsembabwoko ry'Abahutu mu by'ukuri itashakaga ko rijya hagaragara. Ubwo rero yashakaga kwishingira ikinyoma, ivuga ko ije gutabara
ngo abatutsi bakorerwaga jenoside kandi iyo jenoside ntiyigeze yivuga Arusha. Uribuka ko Arusha byabaye muri 1992 na 1993, ariko ibyo byose yarabihishiye ishaka kubigira ibyayo. Icyuma cya munani ni uko inzibutso yazihinduye isoko ryo kuvanamo amafaranga, kandi ayo mafaranga ikaba yashyira mu isanduku ry'icyama cya FPR. Amafaranga ntabwo agera kubo yagombye guhabwa ari abacitse ku icumu rya jenoside. Kwibuka itsembabwoko rero ryo mu Rwanda yakorewe abahutu ni ikimenyetso, ariko tukaba dusabwa ko jenoside yakorewe abatutsi itababaza ubundi bwoko bwakorewe jenoside, abahutu n'abatwa, na jenoside yakorewe abahutu yonyine ntibabaze andi moko, abatwa n'abatutsi, na jenoside yakorewe abatwa ntibabaze andi moko ariyo abahutu n'abatutsi. Umwanzuro rero ntabwo ndaza gutinda, ni uko izo jenoside uko ari eshatu zizahuriza hamwe zose zimaze kumenyekana, kugira ngo umuryango w'abibumbye, kominote interinasiyonari, nayo ishobore kuryozwa amabi yose yabaye mu Rwanda, kuko yabigizemo uruhare. Jenoside yakorewe abahutu rero izatuma ukuri kose kumenyekana, kuko ni ugushyira hanze kuwushyira hanze, kumenya kudufasha kwemera akababaro k'abahutu, kugira ngo amahano yabakorewe ahagarare burundu. Kuyemeza, kuyishyira ku mugaragaro, ni uburyo bwo gukumira, guhagarika kwihorera, ko abakwiyumva bari bagiranye amateka y'ukuri. Niko nabyanditse. Jenoside Hutu igomba kuvugwa, kuko ni igikoresho kigomba kuzajya mu cyigisho, mu bushakashatsi, no mu kwibuka amateka y'ukuri. Bizadufasha kandi gushyira iruhande amazina asebanya agamije gushyira icyaha ku bwoko bwose, uvuga ko abahutu bose ari abajenosideri, kandi mu by'ukuri
n'abari abacikacumu. Bimaze kwemerwa no kumenyekana na bose, bizafasha kubona ubutabera ndetse no gukira ibikomere bya benshi kuba badashobora kunamira ababo. Ibyo ari byo byose bizageza aho bose hazabaho kubibukira hamwe no kubunamira mu cyubahiro, nta vangura ribayeho, nta kubabazwa bibayeho, abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko yerekeranye na jenoside. Abazisuye ni ukuvuga abasuye inzibutso, usibye ko mu kubahiriza umuco w'u Rwanda abazishyinguyemo bose bagombye gushyingurwa, ariko abazasura urwibutso bakaba basuye abanyarwanda bose, badasuye abatutsi, badasuye abatwa, badasuye abahutu, mbese basuye abanyarwanda bashyize hamwe. Itsembabwoko, ndavuga jenoside yakorewe abahutu, byahishwe n'umuryango mpuzamahanga, bifatanya n'abateguye kandi bakagenzura neza, barimo n'abampatsi ibihugu. Akanya gatoya Museveni na Kagame n'ababafashije bazamenyekana ko aribo bateguye jenoside, nabo bafatanyije n'umugambi wo kwishyira mu bikorwa. Bizamenyekana rero ku buryo bweruye, hanyuma amateka mashya ya jenoside yandikwe bundi bushya. Ibyo Karire Del Ponte yavuze mu 2012 bizabe byujujwe. Ndumva mwaza kumbaza ibibazo, nkaba ngarukiriye aho. Bwana Bosco, nkaba ngarukiye aha ngaha. Murakoze. Urakoze cyane Muzehe Rugomboka Jean Damascene ku bijyanye n'ubushakashatsi bwanyu mwakoze, si n'ubwanyu, ni ubw'abanyarwanda bose, kuko murabudusangije. Nk'uko natangiye mbivuga, hari naho mwabaye nk'ababigarukaho, umuryango RBB cyangwa urwego rw'abubatsi b'iteme ribuza abanyarwanda wemera ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi, ariko mu bundi bushakashatsi wakoze ukaba waranemeje ko habayeho jenoside yakorewe abahutu mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda rero nk'uko mubivuze, kugeza ubu hubatse inzibutso z'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyose, hakaba hashyinguyemo abo imibiri nyine y'abacu bazize iyo jenoside yakorewe abatutsi. Kugeza ubu rero ikibazo, hari ikintu gikomeye mwavuze ku bijyanye n'imibare, mwerekana imibare isa naho ari ukunyomoza ibivugwa na leta y'u Rwanda, cyane cyane aho mwagarutse muvuga muti mu Rwanda mu mwaka kugeza mu mwaka w'1994 murashingira ku mabarura yabaye, ndumva ryabaye 91 n'ibyabaye 93, rimwe n'ibyawo sinibuka neza. Hari aho muvuga muti muri Kigali
Kigali yari ituwe n'abatutsi 40,000. Hari imibare nanjye nshobora kuba ahantu nshobora kuba narateye ijisho ngasanga umujyi wa Kigali wose baravugaga muri rimwe muri ariya mabarura, ubwo murambwira nimba imibare ihura, baravugaga ko Kigali ubwayo yari ituwe n'abaturage 250,000 menya ari na bibiri. Byaba ari byo umubare twaba tuhuriyeho? uwo mubare tuwuhuriyeho rwose. Okay, 252,000 ndumva mbifite umutwe. None uyu munsi wa none Gisozi hashyinguye abantu 259,000, kandi nubwo tuvuga muri bya bindi 40 by'abatutsi bari muri Kigali, hari n'abari baragiye mu nkotanyi, nabyo tubyibukiranye, nubwo atari umubare muremure ku buryo jenoside yabaye batakiri mu gihugu, batari muri Kigali, ko ni Kigali wakozeho reference. Umuntu rero ashobora kwibaza kuri uyu munsi wa none, sino kwibaza, umuntu ni ukuvuga ko FPR yemeza ko abaturage bari batuye muri Kigali bose bari abatutsi, nta muhutu n'umwe wari urimo. Ukurikije imibare uko imeze na uko rusansuma yerekana nibyo FPR yerekana ku mirambo iri mu Gisozi, ni ukuvuga ko Kigali yari ituwe n'abatutsi, nta muhutu n'umwe wabaga muri Kigali. Bazamuye n'umubare urarenga, uretse ko na n'ubu bikiyongeraho uko iyi mibare wenda uraza kutubwira igihe wayifatiye, ariko nko mu kwibuka k'uyu mwaka nabonye hari aho bagiye bavuga hari imirambo ngo bataburuye uruhande rwa stade Amahoro. Iyo stade yari irinzwe n'ingabo za Loni, kandi FPR yahise ihafata. Nabivuzeho no mu kiganiro cy'ubushize, nyine ni naho twanibazaga tutese nk'ahantu hari hashyinguwe mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu, FPR yafashe mu kwa karindwi, haba hari n'umunuko. Ako kanya ntabwo abasirikare ba FPR bari bagomba guhita bafumbura ko hashyinguye abantu, ku buryo bitagombera kumara imyaka 30 imvura yari itaragwa n'ibyatsi bitaramera. Ibyo byari byoroshye. Ikindi cya kabiri nabivuza no mu kiganiro cy'ubushize, ahitwa wenda no kubafashe reference muri Kigali, ahitwa Imibirizi ni Cyangugu, iwacu niho mvuka, ndahazi, niho nakuriye. Ejo bundi mu kwa kane bavuze ko ngo abantu bari gukora amaterasi y'indinganire, naho ngo baguye ngo ku mirambo 1,200 sinzi na 100 ingahe, ngo y'abatutsi baje jenoside baguye hafi ngo kuri paruwasi ya Mibirizi. Iyo n'indi mibare nayo igendeye yiyongera kuri bwa bushakashatsi wakoze naho uzatere y'ijisho. Ibyo byose umuntu akibaza ati ahantu hari hashyinguye abantu 1,200 mu mirima, mu Rwanda rw'umudugudu w'abantu bacitse ku icumu, mu mirima ihingwa n'abaturage buri munsi, nibwo buzima bwabo. Yari kuva iyo mirambo yari kumara imyaka 27 n'umunani n'icyenda abantu batarayibona, bakayibona uyu munsi wa none, kandi basanzwe bahinga ngo ari uko bagiye kubaca amaterasi. Ese interahamwe zaricaga zikabona n'umwanya wo kujya ahantu hitaruye gukora amarimbi yo guhambamwa abantu no kubahisha gutyo? Ibyo ntabwo ari byo. Wenda ibyo byose uzagenda n'erema nshyashya nazo uzagenda uzongera mu bushakashatsi bwawe, ariko ikigaragara rwose ngewe icyo navuga ni ukugushimira cyane ubwo bushakashatsi wakoze, aho werekana nyine wowe imibare ufite naho uyikura. Ahubwo ikibazo nakubaza, muri Kigali habereye intambara y'isibaniro guhera tariki ya 6 nimugoroba, ubwo bari bamaze guhanura indege ya Perezida Habyarimana, kugeza mu kwezi kwa karindwi ubwo abari mu ngabo za leta bahungaga. Ese muri iyi mibare hari abantu ibyo byose baguye ku rugamba? Hari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kigali baguye ku rugamba, cyane ko hari ibisasu byinshi bya Katyusha FPR yatereraga mu bigo bya gisirikari ka Kigali, Kanombe, amabombe menshi yari mu mujyi, na za bare peridi, hari abaturage byahitanye. Hari n'abasirikare baguyeho kuri kote ya FPR no kuri kote ya guverinoma. Aha iyi mibare yivugaho iki? Hari aho wenda inyuma FPR yeho yabigaragaza ko wenda nk'abasirikare baguye ku rugamba aho bahambye? Iki nacyo sinzi nimba mwaragitekerejeho. Ijambo ni iryanyu. Murakoze Ngarama kumpa ijambo. Iyi mibare ikeneye ubushakashatsi bwimbitse, gusa jyewe icyo narebye iyi mibare izamuye, ntabwo navuze ko iyi mibare atariyo, ahubwo mvuga ko barimo ziriya mpunzi zari Nyacyonga, harimo abantu bahungaga baturutse muri za Kigali ngari, ariko bakanyura za Kigali mu mujyi, aho ariko FPR igashobora kubatangira ikabicira aho ngaho. Ni ukuvuga ko rero iriya mibare mu by'ukuri urabizi ko n'ibihumbi 40 tuvuga bari abatutsi bose, abenshi bari barahunze intambara itangiye mu kwezi kwa gatandatu kwa kane, itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane,
bari barahunze ntabwo bari benshi i Kigali. Ibyo bihumbi 40 rero ntabwo byari biri i Kigali, nta byari bihari, ahubwo iyo urebye bariya abantu bari mu nzibutso nibo, ariko nk'uko tubivuga, nk'uko mubyemeza namwe, ukurikije kuri iyi tariki mwashyizeho yo kwibuka abahutu bazize jenoside, n'iyo mibare nicyo kizamura iriya mibare. Nabo bose bahungaga, kandi abenshi umubare wari muri abo bahungaga turabizi neza ko bari abahutu. Naho kuri iyo mibare nibyo nanjye ngenda nyongeramo, usibye ko itarajya mu gitabo ariko ndayifite. Hari bariya bataburuwe i Kabuga, hari abataburuwe i Nyamirambo, n'abo bataburuwe i Cyangugu, hari n'ahandi bigeze kuvuga muri komine Murama, naho bataburiye indi mirambo ahantu igihe bashinjaga uriya ntibutse neza bafungiye Gitarama. kwa Gerard uraye neza. Gerard uraye neza, nibyo. Iyo yose ni imibare tugomba kuzongeramo, ariko umubare nyawo ugaragara ni uko habaye jenoside yakorewe abahutu, haba mu Rwanda, haba no muri RDC Congo. Umubare w'abahutu ntibishidikanywaho, kandi nta n'undi muntu ugomba kubyemeza. Niba mubona itaremeje uwateguye jenoside, kandi aricyo kintu cyakombye gutanga urumuri ku bintu byose bihari, usibye ko tubazi abayiteguye. Ni nacyo nasojerejeho mvuga ko nimara kujya muri publike abanyarwanda tumaze kubyemeza, dufite aho twicaye tukabyemeza ko ibimenyetso bihari byerekana abayiteguye, ubwo izahita yandikwa bundi bushya, kandi ibe jenoside izunga abanyarwanda aho kubatanya. Numva ari cyo nasubizaho. Naho bataburura bashyashya, njyewe nemeza ko ari abahutu, kuko guhera mu kwezi kwa karindwi abahutu bamaze guhunga, bageze muri Zaire ntawagarutse. Abandi bagarutse ari ugushyirwa mu byobo, ari ugushyirwa muri prison. Ntabwo wava muri Zaire ngo ugaruke uze ujye kwica abantu Nyamirambo, ntibishoboka. Numva aricyo nagusubizaho, Jean Bosco. Urakoze cyane ku bushakashatsi bwanyu rwose, n'igisubizo cyiza mu mpaye. Ndagira ngo mbere yuko tubaza François ko turi kugana ku musozo, ngo turebe niba hari ikibazo nawe akubaza, banze ngaruke ku kantu gato nabwo wari uvuze, ibijyanye na jenoside yakorewe abahutu mu Rwanda no muri Zaire cyangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None nta bandi bazabyemeza. Urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda RBB rwaricaye nyuma y'imyaka myinshi, rurabyemeza, rwemeza ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abahutu, ndavuga no muri Kongo. Ni nayo mpamvu rwateye n'indi ntambwe, rufata icyemezo cy'uko buri tariki ya mbere Ukwakira kugeza ku mwisho w'Ukwakira tuzaza cyabaye igihe cyo kwibuka no kunamira abahutu bazize jenoside bakorewe na FPR Inkotanyi. Kandi urwo rwego rwemeje ko iyo jenoside yatangiye tariki ya mbere Ukwakira muri 1990, ikaba igikomeza kuko ntabwo irahagarara. Icyo rero ni icyemezo gikomeye, ariko RBB nayo ntiyabifashe ari nk'ibintu tuteruye mu kirere. Hari ibimenyetso byinshi yagendeyeho, cyane cyane reka tubanze duhere ku rwego rw'amategeko. Hari dosiye cyangwa dokima y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, rwari Arusha muri Tanzania, ubwo rwari ruyobowe n'umushinjacyaha mukuru witwa Karera Deliponte. Hari dokima yakoze cyangwa se igitabo gikubiyemo ibimenyetso by'abantu bo muri FPR bakoze jenoside yakorewe abahutu, ndetse akaba yari yateguye na manda zo kubafata. Iyo rero ni dokima iri confidentiel, ariko iteyeho amakashi y'urukiko, byose by'urukiko biriho, tuyifitiye kopi.
icyo nacyo ni ikimenyetso mu by'ukuri simusiga ko urukiko habayeho jenoside yakorewe abahutu, cyane nyine ko yari agiye gukora, yari yakoze manda zo kubafata akaza gukomwa mu nkokora n'abafatanyabikorwa wavuze barimo UN n'ibihugu by'ibihangange ku isi, bitewe n'uruhare nabwo cyangwa ukuboko kurekure byagizemo, bikaburizamo uwo muprokireri, bikanamutegeka kwegura ku kazi kiwe, bikamukura ku kazi, bikamusimbuza undi kugira ngo atabakurikirana. Rero abanyarwanda nta wundi tuzategera ngo abitubereyemo cyangwa azabidukorera. RBB yarabitangiye, ni nyuma ibyemeje nyuma y'imyaka 28 guhera muri 1994, ko hashize imyaka, ndumva umwaka cyangwa hafi imyaka 2 turi kubyiga, ariko tubyemeza ku mwaka ukurikiyeho. Urugendo rero ni rurerure, ibibazo by'abanyarwanda nta wundi uzaza kubikorera ni twebwe. Iyo ni intambwe ikomeye twateye, tugeze no ku rwego rwo gufata igihe cyo kwibuka. Ibindi nabyo ndizera ndashidikanya ko bizakorwa, kuko umuryango wa RBB ntabwo wicaye, urakora amanywa nijoro. Ndagira ngo rero tugeze ku musozo. Mbere ko dusoza ikiganiro, Bwana François, nimba hari icyo wabaza Muzehe Rugomboka, cyangwa nimba hari icyifuzo, wafata umwanya nk'iminota 2, dusigaje iminota 3 tugafunga ikiganiro. Ijambo ni ryawe. Mbere y'uko dufunga nabanza kumubaza akabazo k'amatsiko, hanyuma nkabona gukomeza. Bwana Rugomboka, wakoze ubushakashatsi nk'uko twabivuze tugitangira, turabuzi kuko si bwo bwa mbere waganiriza abanyarwanda uciye ku mashene y'abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Akabazo k'amatsiko nashaka kwibaza ni ukumenya niba ubu bushakashatsi warabukoze no ku mpunzi, kuko ufite topogarafi nziza cyane kuri buriya bushakashatsi buriho ibintu bya geography, uko abantu bagiye mbese bava, cyane cyane ndavuga kuri iriya karita washushanyije yo mu Rwanda. Ndashaka kumenya niba kuko nk'uko tubyemeza kandi niko byanagenze, inkotanyi ntizahagarariye mu Rwanda gusa, ahubwo zakomeje guhiga abahutu no ku butaka bwa Zaire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ngaho naho waba warahakoreye ubushakashatsi? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Ubushakashatsi ku byerekeye uko abahutu bagiye bahunga, nako abanyarwanda bagiye bahunga, inyuma yabo hari FPR, ubushakashatsi narabukoze, cyakora nagarukiye i Goma, nanze kujya hirya, kuko mapping report nabonye barakoze akazi keza kundusha, hanyuma ngewe ngarukira i Goma. Ntabwo nakomeje, nta nubwo nagiye muri Tanzania, nta nubwo nagiye mu bindi bihugu aho abahutu aho impunzi zahungiye. Ntabwo nahakoze ubushakashatsi. Ikarita yanjye igarukira mu by'ukuri ni y'u Rwanda, niho nibanze cyane. Cyakora deplacement zose kuva muri 90 kugeza muri 94 dusohoka mu Rwanda, amatariki ndayafite no ku gishushanyo, uko abantu bagendaga bahunga, uko deplacement zagendaga zikorwa, ndabifite ku ikarita, ariko ntabwo nakoze ku byerekeye impunzi zo hanze y'u Rwanda. Nakoze. Francisco, komeza ijambo, ariko igihe cyarangiye rwose, ufata umuntu utumwe pe. Ubwo rero icyo nakora, kubera ko ngo nakagaruka, nibyo koko ni ukuyavunagura, turacyafite igihe tuzabigarukaho. Gusa kuri ibyo by'abantu batabururwa navugaho nk'interuro imwe, ni uko mu buhamya twabonye kandi nabwo bufite ishingiro ku magambo Tito Rutaremara yavuze, ni uko mu batangabuhamya bacu hari abemeza yuko inkotanyi
babonye aho inkotanyi zari muri ayo makipe zacukuraga ibyobo zibyita imisarani, bakibaza n'ibibazo ko byari birebire cyane birenze imisarani mu Rwanda bari basanzwe bacukura. Ubwo rero birumvikana impamvu kugeza n'uyu munsi bagitaburura imyaka ingana gutya ishize, ni ukuvuga yuko bari bazi aho biri. Naho nsoza iki kiganiro mu ijambo navuga mu gusoza, ni uko nk'uko twabyemeje mu rwego rw'abubatsi b'iteme, mu rwego rw'abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, ni uko iyo jenoside yarabaye. Icyo ngicyo ni ikibazo kidasubirwaho. No muri ayo madokima ya ONU naho birimo, n'ubwo bo batabihaye definisiyo juridike, bo babivuga bemeza yuko urukiko nirujyaho rukayemeza. Ariko icyo dushaka kuvuga ni iki? Dushaka kuvuga yuko nk'uko amateka abyerekana mu bindi bihugu, ba nyir'ubwite nibo bagomba gufata iya mbere, nta wundi rero bigomba guheraho uretse abanyarwanda. RBB igizwe n'abanyarwanda b'ingeri zitandukanye, baba bo mu mashyaka, baba muri sosiyete sivile, bakomoka mu maperefegitura y'u Rwanda yose, bakomoka mu bwoko bw'abanyarwanda bwose. Twemeje rero yuko iyo jenoside yakorewe abahutu ikozwe na FPR yabaye mu Rwanda no muri Zaire. Iyo ni intambwe y'ingenzi, nuko ba nyir'ubwite ari bo babanza kubyemeza. Ikindi nitwe tugomba gusaba yuko uburenganzira, ubutabera, icyubahiro n'ibindi bibazo byose birebana n'iyi jenoside yuko bibonerwa ibisubizo. Ibyo rero nabyo turabikora, kuko nk'uko nabivuze ntangira, ni kimwe mu ngeri z'ibikorwa urwego RBB rukora kugira ngo ibyo byose bigerweho. Amateka rero ya jenoside yakorewe abahutu ntabwo ari Amerika izayatwandikira, ntabwo yewe ari n'urukiko mpuzamahanga ruzabitwandikira. Mbere na mbere nitwe abanyarwanda, kuko nk'uko abakurambere bacu babivuze, ubabaye niwe ubanduruye. Tuzagumya tuvuge iyi jenoside rero, tuzagumya dushishikarize ibihugu bigomba gufata ibyemezo byadufasha mu kubaka u Rwanda nyarwo, kugira icyo byayikoraho, kubera ko nk'uko n'ubushakashatsi bwawe bugumya kubyerekana, isi yari ibizi, isi irabizi, ifite ibimenyetso, kandi uretse n'ibyo bari badafite, uretse ibyo bari bafite n'ibyo bari badafite, ubu ngubu byose byamaze kuhagera. Ahasigaye twagumya guhamagara abanyarwanda bose, cyane cyane abahutu aho baherereye hose, kuva mu bwoba, abagifite ibimenyetso bazi yuko bitazwi, abagifite umutwaro bagomba kwiruhutsa bakabizana rwose. Urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda rurahari, tuzabibatangariza, kuko ni akazi twiyemeje kandi turagakora, tuzanagakomeza. Ubwo rero nakwifuriza kugumya kugira umurava mu kazi k'indashyikirwa ukora, nkakwifuriza kuzagira uburumbuke muri iyo mirimo yawe, kandi nta kabuza iryo ni itafari ryawe mu kugarura ubutabera n'icyubahiro abazize jenoside yakorewe abahutu bakenewe. Murakoze, ubwo naho ubutaha. Arakoze cyane umusaza Rugomboka Jean Damascene ku kiganiro cyiza tugejejeho. Barakoze abakunzi ba radiyo televiziyo RBB ndetse n'abafatanyabikorwa bacu barimo radiyo Ubumwe TV, Bonheur TV, Impinduka TV n'izindi. Tukaba dushimiye abakurikiye ikiganiro kandi dukomeza kwihanganisha
buri wese wabuzuwe no kwihanganisha abanyarwanda muri rusange bazira uko bavutse, kandi tubasabira ku Mana ngo baruhuke mu mahoro. Murakoze cyane rero, nawe ubutaha. Wa munsi wageze tuje kwibuka abacu bishwe rubi bazira akarengane, ntituzabibagirwa. Dushimye cyane RBB niyo yazanye umucyo, twibuka dushize amanga. Wa munsi wageze tuje kwibuka abacu bishwe rubi bazira akarengane, ntituzabibagirwa. Dushimye cyane RBB niyo yazanye umucyo, twibuka dushize amanga. Kwibuka sinzika, oya sininzigo, bitureka kurira kuko bitahagaze. Jenoside ku Bahutu ntihagarikwe, duhabwe ubutabera buduha ubwiyunge nyabwo. Kwibuka sinzika, oya sininzigo, bitureka kurira kuko bitahagaze. Jenoside ku Bahutu ntihagarikwe, duhabwe ubutabera buduha ubwiyunge nyabwo. Ubuvumo bwa Kanama, inkambi ya Kibeho, sitade ya Byumba, Kisangani Warikare, Tingitingi n'ahandi henshi. Ubwo n'ubutaka bubitse abacu, dukeneye ubutabera. Ubuvumo bwa Kanama, inkambi ya Kibeho, sitade ya Byumba, Kisangani Warikare, Tingitingi n'ahandi henshi. Ubwo n'ubutaka bubitse abacu, dukeneye ubutabera. Kwibuka sinzika, oya sininzigo, bitureka kurira kuko bitahagaze.